iya mbere ni ukuzana perezidanse enye zikiyongera kwisanzweho mu majyaruguru nkabashyiraho perezidanse ikemura ibibazo byaho batiriwe basiragira bazi Kigali, mu majyepfo mbashirireho indi, iburasirazuba mbashire perezidanse y'indi, n'iburengerazuba. Oye biriya byari ibibazo bya politike, ntabwo byari uburwayi. Oye batazababesha, kuko nijye wiyumvaga uko niyumvaga icyo gihe nako nkimeze kano kanya. Nyakubahwa komiseri, nyakubahwa n'abaganga nshingwabikorwa, n'abaganga nshingwabikorwa wungirije, wifuza kuba umukandida ndetse n'abamuherekeje, bagira ngo tubahe ikaze n'abanyamakuru mu gikorwa tugiye gukora muri aka kanya cyo kwakira ibisabwa n'amategeko wifuza kuba umukandida ku mwanya wa perezida. Tubahaye ikaze muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Turaryakiriye. Igikorwa kigiye gukurikiraho, turaza kujya dusoma ibisabwa mubitugezaho, hanyuma turaza kugenda tubasobanurira igikorwa ko gikurikira. Yego. Icya mbere ni ibaruwa itanga kandidatire. Umwirondoro, amafoto abiri magufi y'amabara, fotokopi y'ikarita ndangamuntu, icyemezo cy'amavuko,
inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite. iyanjye niyandikiye cyangwa icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko kitarengeje amezi 6. Ikimenyetso kimuranga gishyirwa ku rupapuro rw'itora. Ilisiti y'abantu nibura 600 bashyigikiye kandidatire. Icyemezo cy'uko yagaragaje umutungo we igihe umukandida ari mu bagomba kuwumenyekanisha. Inyandiko y'ukuri, icyemezo cyerekana ko umukandida yaretse ubundi bwenegihugu, icyemezo cya muganga gitanzwe na muganga wemewe. Icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko. Nakoze kanya gato turakora igikorwa cyo kubara imikono, ariko nk'uko dusanzwe tubisobanurira n'abandi ntabwo turimo gusesengura, turabara gusa imibare bazakorwa. murakoze. Uzaniye
agasigarana kopi natwe tugasigarana kopi. Urashyiraho umukono nanjye ndashyiraho umukono dusigarane kopi. Nakoze yekiriza wifuza kuba umukandida Bwana Barafinda Sekikubo Fred kopi y'ibyo yatuzaniye. Ndagira ngo tubashimire nawe tumushimire tubabwira ko igikorwa cyari kiduteranirije hano kuko bisabwa n'amategeko kirangiye. Mugire umunsi mwiza kandi nawe tumufite akazi keza.
ukamaze gutanga kandidatira ku mwanya w'umukuru w'umukandida wigenga, kandidatira witesheje gutanga amasoko y'itanga. Ni politike yantogoteragamo kuva mu bwana ko nzashira kera gake nk'ese imihigo. Urumva kuba ntanze kandidatire yanjye ikaba yakiriwe na President wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora cy'u Rwanda, ngyakiriye neza cyane, ntabwo bintunguye, ahubwo nsanze abanyamakuru bari mu mpuzamahanga muntegereje nk'uko nari narabibasabye ku isi yose. Urumva hano duterani mukoze umuti reka isi yose imenye n'iki kijya mbere kuri Komisiyo y'Amatora headquarters, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu biro bikuru byayo mu Rwanda hose, East Africa na Africa no ku isi yose barimo gukurikira igikorwa kiri kuba hano live. Abantu wenda bashaka kuvuga ngo ya makuru yabaye kera, yabaye ryari, ni ku itariki 29 z'ukwa gatanu 2024 uno munsi birumvikanye. Urugendo rwo gushaka kandidatire, gushaka no gusinyira rwagenze gute? Rwari rukomeye cyane, rwari agasozi karisimbi, ariko uko byagenda kose Imana ntacyo twayiburana, kubera kwizera birarema kandi byose birashoboka muri iyi si. Iyo wizera Imana kandi ukizerera mu kuri, birumvikana urwo ruhita rubo rucabana, ni yose birakunda. Wavuriwe indere igihe kitari gito cyangwa cya muganga cyo kibonye gute? Izo ntabwo byabaye imbogamizi kubera kira kibazo cy'indera? Oye, biriya byari ibibazo bya politike, ntabwo byari uburwayi. Oye, batazababesha, kuko nijye wiyumvaga uko niyumvaga icyo gihe nako nkimeze kano kanya, batazababesha. Oya, ntabwo byari byari impamvu za politike. Wazanye imikono y'abantu bangahe? Myinshi cyane. Tubwire imibare. Baracyabarura muri Komisiyo y'Amatora, niba bisoza baraza. Barafinda ubushize wari wagerageje n'ubundi gutanga kandidatire ntibyakunda, ubu ngubu urumva ufite icyizere kingana iki muri aya matora agiye? Amatora agiye kuba icyizere mfite, icyo kibazo baze ni cyiza cyane, kingana 600% nkuko nakabibahanuriye nakabibabwiye kuva kare kose. Inzitizi zabayeho ubushize urumva muri aya matora zidashobora kongera kubaho? Oya, ntizishaka kongera kumbaho, kuko nazanye tinga y'ubwenge n'ubumenyi n'ubunararibonye. Bityo rero nka mwarimu mpuzamahanga, ubwo nimba kiriya cyarakosowe, ubu mfite no kuvuga mfite amanota yose yuzuye. Gereranya urugendo rw'ubushize bwo gushaka ibyangombwa n'ubwo nguru n'iki gihe? By'icyo gihe kuko byari abantu nkibigisha politike, batinya politike mu Rwanda, abantu batinya no guhagarara ahantu cyangwa mu modoka baganira kuri politike, kuko icyo gihe maze kuyizana nyigishiza abantu mu Rwanda, East Africa na Africa no ku isi yose bazi kuyimenya. Ubu abantu barayicara bakaganira kuri politike, bakabona umunyapolitike ntibamubone nk'umuntu uze wenda afite ibye, afite inyungu za, ahubwo babona ko politike ari inyungu rusange, kuko nababwiye politike no gutekereza cyane byimbitse biganisha mu kuvumbura ibisubizo by'ibibazo byugarije abantu cyangwa sosiyete ntoya cyangwa nini. Urumva rero politike icyo gihe bayibonaga nk'ikirunga, nk'ikibombe cyabahitana, ariko ubu politike bayibona neza. Nurumva rero aho nanyuraga hose ngereranyije ubushize n'ubu, politike kuva nababwira ko ari igifute, ubu barayikunze, urugendo rumeze neza, nanjye biranyorohera, aho ngana narahatunganyije koko muri politike. Manifesto yawe irimo ibiki? Ubushize wari wavuze ibintu byinshi ariko ntabwo wabashije kandidatire, ntabashije kwemerwa. Mu magambo make manifesto irimo ikubiyemo impamvu nziza nyinshi 200 nzaziramburira abanyamakuru mu buryo burambuye. Iya mbere ni ukuzana perezidanse enye zikiyongera kwisanzweho mu majyaruguru, nkabashyiraho perezidanse ikemura ibibazo byaho batiriwe basiragira bazi Kigali. Mu majyepfo mbashirireho indi, iburasirazuba mbashire perezidanse yindi, n'Iburengerazuba. None icyo nicyo twita decentralization, kwegereza abaturage serivisi za leta. Na immigration nuko nzabikora, nabo mbegereje. None abashaka ibyangombwa kujya mu mahanga bajye babifatira mu ntara zabo, mu turere twabo, mu mirenge yabo. Urumva ngiye koroshya ibintu,
mu gihugu mu buryo budasanzwe. Urumva ko nudusha umusaza w'umunyapolitike mwiza w'amahoro, umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu cyacu cya Repubulika y'u Rwanda, ukwiriye kukiyobora koko abantu bakumva icyanga cya politike nziza na politike itogotera mu rutirigongo rw'umuntu akavuga kweri wawe iyi ni politiki umusaza Barafinda Sekikubo Fred azanye nziza cyane yikosora, izakosora East Africa na Africa n'isi yose. Ni ukuvuga impamvu mfite ni 200 ku Rwanda n'ibihumbi 2 kuri Afrika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Izo mpamvu zazirambura. urakoze cyane Yego murakoze cyane. amahirwe masa